murakoze ku butumire bwacu twabahaye cyangwa se twabatumiye. Kuko mubizi mu butumire twabahaye twababwiye ko hari igikorwa dushaka gushira ku mugaragaro. Ni itangazo rigenewe abanyamakuru kugira ngo babitubwirize ku bantu bose. Ni muri urwo rwego tuboneyeho kugira ngo tubashimire kubwo ubutumire bwanyu se cyangwa se kubwo kwitabira ubutumire bwacu. Rero tudatinze turagira ngo tubahe iryo tangazo cyangwa se ubutumwa twabageneye. Ndumva twakwiyegereza nyakubahwa perezida hano kugira ngo abashe kubagezaho iryo tangazo. Murakoze. Rakoze mugenzi wanjye ku duha ikaze ndetse no kwakira inteko rusange y'abitabiriye umuhango. Kuko arangije kubivuga ntabwo tubatindira, reka tubagezeho intego y'uyu munsi nkuko yarabivuze. Yari umunsi udasanzwe twifuje kubagezaho itangira ry'umuryango musha wa Mutualité Ubumwe Canada. Bityo rero tuba tugira ngo kamwe banyamakuru ndetse namwe mwese muteraniye hano uyu munsi tubagezeho gahunda z'uyu muryango musha utangiye uyu munsi mu gihugu cya Canada. Bityo rero tutabatindiye, reka tubagezeho itangazo ryemejwe kandi rigenewe kugezwa ku bantu bose. Itangazo rigenewe abanyamakuru ndetse n'abanyamurenge bose muri rusange. None ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2021 dushinze umuryango Abanyamurenge Mutualité Ubumwe Canada. Umuryango ukaba uzakorera mu ntara zose zigize kino gihugu cya Canada. Umuryango ukaba ufite icyicaro cyawo mu ntara ya Alberta mu mujyi wa Edmonton. Nanone umuryango ukaba ufite intego zitandukanye. Muri izo ntego nyinshi hari izo twatekereje kubagezaho kugira ngo mubashe kumenya impamvu cyangwa se intego z'uyu muryango. Intego ya mbere, tuzaharanira ubumwe bw'abanyamurenge ndetse n'ubumwe bw'abandi bakongomani. Turwanye amacakubiri n'akarengane aho kava ariho hose. Tuzaharanira uburenganzira bw'abanyamuryango aho baherereye ari hose no kurwanya akarengane kabakorerwa ako ariko kose. Tuzakoresha umutungo w'abanyamuryango neza kandi twiyemeje rwose no kuzabagezaho buri gihe raporo igenewe cyangwa se igaragaza umutungo wabo uko wakoreshejwe. Zashyirwaho urwego nanone rwigenzura mutungo ruzakomeza kutugaragariza cyangwa se kugaragaza abanyamuryango uburyo umutungo wakoreshejwe mu rwego rwo gukorera umucyo cyangwa se mu zindi nzimi transparency. Amatora y'inzego z'uyu muryango azahora akorerwa mu buryo bw'umucyo, mu bwisanzure, mu kuri, nta buriganya na bumwe bubayeho. Tuzakorera mu bumwe ndetse no mu bwisanzure. Tuzaharanira ko nanone abanyamuryango bacu bose bagira agaciro kabakwiriye mu kwishyira bakizana, haba mu bitekerezo ndetse no mu bikorwa. Tukaba rero dusaba abanyamurenge bose babarizwa mu gihugu cya Canada kumva nanone baba bafite n'umutwaro ishyaka ryo kurwanya amacakubiri, akarengane
kuba bayoboka uyu muryango kugira ngo barusheho gufatanya n'abandi gutanga umusanzu mu bitekerezo ndetse haba no mu buryo ubushobozi mu rwego rwo kubaka ubwoko. Bikozwe nanone ku itariki yavuzweho haruguru, tukaba nanone tugira ngo tubagezeho nanone biro yatowe uyu munsi mu rwego kugira ngo irangaze imbere uyu muryango mu gihe giteganyijwe. Biro ikaba igizwe n'abantu bakurikira cyangwa se inzego zikurikira, ariko uyu munsi tukaba tubagezaho nkeya, izindi nzego zagenda muzimenya nyuma, ariko biro y'ibanze cyangwa se komite executive ariyo tugira ngo tubatangarize abazifuza kugana uyu muryango, bakazagerageza kubareba cyangwa se kubavugisha kugira ngo muzo bifuza kumenya bijyanye n'uyu muryango bazabashe kubona ubusobanuro buhagije. Biro ikaba igizwe na perezida na visi perezida na sekreteri ndetse n'abashinzwe umutungo bagera kuri 2. Ya perezida watowe akaba ari Joseph Bineza uyu muvugana, wungirije akaba ari Pacifique Munyaneza, umunyamabanga uyu muryango akaba ari Joseph Rwirahira, ushinzwe umutungo w'uyu muryango Bonaventure Rushimisha ndetse na Yves Muvunyi. Igikorwa rero abanyamuryango twabahamagariye akaba ari iki, kwari kubagezaho nanone imigabo n'imigambi ndetse na zimwe mu ntego zigize uyu muryango. Bityo rero tukaba tugira ngo dusabe buri wese waba ufite ikibazo cyangwa se icyo yifuza kumenya ku bijyanye n'itangira ry'umuryango kugira ngo ahabwe umwanya wo kugira icyo yabaza cyangwa se yasobanuza. Tukaba tunabashimiye, murakoze, murakarama. Gushimiye cyane mukunzi wacu wowe udukunda ugakunda n'ibiganiro byacu. Twebwe ni One Africa TV, jewe ndi Professor Rutikanga, ambasaderi w'Imurenge. Navuga ngo ambasaderi mukumva umwe rukumbi. Turi muri Canada, ni muri district ya Alberta, mu ville ya Edmonton, aho tumaze gukurikira umuhango wo kumurika ku mugaragaro Banyamulenge Mutuality Ubumwe Canada. Nyuma yo kumurika umuryango ku mugaragaro rero, twahisemo kugira ngo dusaba abayobozi ndetse nabo barabitwemerera kuduha umwanya nk'abanyamakuru kugira ngo tubabaze ibibazo 2 cyabuze 3, turusheho kumenya uko gahunda n'ibikorwa biteganyije bya Banyamulenge Mutuality Canada. Bwana Perezida wa Banyamulenge Mutuality Joseph ndetse na Bona, mubanze muramutse abakunzi bacu ba One Africa TV. Murakoze cyane muvandimwe Professor munyamakuru wa One African TV. Tuje kubashimira rwose kuza kwifatanya natwe muri uyu muhango. Kindi tunabasuhuza rwose ku butwari n'umurava mugira wo gukomeza kugeza ku bakunzi banyu amakuru ndetse niba bisabwa kugira ngo barusheho kumenya ukuri. Tukaba tubasuhuza ndetse n'abakunzi banyu bose bumva uru rurimi aho baba baherereye, tubirizaho kandi kugira ngo murusheho kugira amahoro muzo mukora. Murakoze cyane. Murakoze.
turasuhuza cyane abanyamakuru ba African Channel aho bari ndetse n'abakunzi bose ba African One, ubundi ndagira ngo niko yahindutse. Rero turabashuje cyane ngo mugire amahoro y'Imana. Yego, asante sana. Hanyuma rero mumaze kumurika umuryango Banyamulenge Mutuality Canada, mubanze mutubwire igitekerezo cyavuye he? Murakoze cyane ku kibazo cyiza. Igitekerezo mu by'ukuri tukigiranye iminsi kandi cyaturutse mu by'ukuri ku mutwaro duhora nawo kugira ngo ubwoko Abanyamulenge barusheho kwisanga mu bumwe no mu bufatanye. Ariko nanone kuko mwagiye mubyumva cyangwa munabikurikira, kuko hari n'abaturanyi bacu bateye intambwe mbere yacu mu gihugu cya USA, ariko dusanga bafite ibitekerezo byiza kandi dore ko tunasangiye n'ubwoko. Twumva iyo nyota yuko nane wacu umuco w'ubumwe n'ubufatanye wakomeza kwimakazwa kugira ngo ubwoko bwacu bube kure n'amacakubiri no kwiremamo ubumwe n'imbaraga, kuko arizo bituma abantu bagera kuri byinshi. Bityo ndibaza ko igitekerezo cyaba cyaraturutse rwose mu mutwaro abantu bagiranye iminsi nyuma yaho twari tugize igihe turi mu bibazo byo kutagira icyerekezo cy'ubumwe muri iki gihugu nk'Abanyamulenge no kudakorera hamwe. Biba ngombwa ko icyo gitekerezo mu by'ukuri twifuza kugisangizanya twese nk'abanyamuryango cyangwa se Abanyamulenge hano muri Canada, kugira ngo uwo muryango ubashe gutangizwa ndetse no gukorera muri iki gihugu. Murakoze. Asante sana. Bwana Bona, murashobora kongera kandi kwibutsa abakurikiye One Africa TV ubuyobozi kugira ngo n'abadukurikiye bakeneye kuyoboka Banyamulenge Mutuality Canada bamenye aho bahera kandi? Yego, ubuyobozi buhari buyobowe na nyakubahwa Perezida Bineza Joseph, ari uyu nguyu turi kumwe, akaba yungirijwe na Vice Perezida ari we Pacifique Munyaneza. Tukaba dufite Secretary cyangwa se umunyamabanga yitwa Joseph. Hakaba hariho ba Trésorier babiri ari bo njewe na Rushimisha Bonaventure na Muvunyi Yves. Murakoze. Asante sana. Hanyuma icyicaro gikuru cy'umuryango Banyamulenge Mutuality ubumwe Canada ni ikihe? Ya, nk'uko babivuze, icyicaro gikuru kiri mu mujyi wa Edmonton mu ntara ya Alberta, ni hano muri Canada. Bwana Perezida Joseph, abanyamuryango mutangiranye iki gikorwa barangana gute namba atari ibanga? Ibanga ry'umubare w'ihame mu by'ukuri nababwira ko umubare ari mwinshi, ndetse biganje mu ntara zose z'igihugu nk'uko ziri, Abanyamulenge bose babarizwa. Uyu munsi wenda umubare runaka ndibaza ko ibarura wenda tarishize ahagaragara, ariko ndabizi neza ku mubare ari abantu benshi bamaze kuyoboka uno muryango, dore ko tugize igihe tunakora mu bikorwa bitandukanye. Uyu munsi akaba ariho gusa twashimye gushyira ahagaragara itangizwa cyangwa se byo gukora ku mugaragaro, ariko abanyamuryango muri rusange ni benshi kandi baherereye mu ntara zose. Wenda ikindi gihe
mwabiteguye twazabaha umubare runaka kugira ngo wenda nabo niba mwakenera kubabona cyangwa se kubavugisha wenda kugira ngo nabo uwo mubare ujye ahagaragara. Murakoze cyane. Asante sana. Bwana Bona, murateganya gute gukorana n'abajene cyane ko abajene buriya abari nka moteri ya buri organisation? Wenda mbere yuko ngera kuri congico kibazo waruvuze nabanza nkavuga ku kibazo ico warubajije mbere c'abanyamuryango. Mu by'ukuri nk'uko mubizi hano dufite mu busanzwe twari abayobozi ba mituwalite ya hano, ariko kubera ikibazo c'amacakubiri yagaragaye cyane mu bwoko bituma habaho ibice mu mamituwalite menshi ya hano muri Canada. Ikindi navugaho nuko nyuma y'ibinyoma byinshi byagiye bibaho hagaragaye ko hariho ico navuga abantu benshi bagiye bamenya ukuri, cyane urubyiruko nk'uko warubibajije rwamenye ukuri, kandi natwe tuvuga turacara urubyiruko. Niyo mpamvu dufite gukorana n'urubyiruko kandi rutwumva cyane kubera ko natwe turirwa cyane abantu bose bari bafite bumvaga yuko ubumwe ari inzira ariyo nzira yonyine yotugeza ku ntego cyangwa se mu iterambere rirambye. Niyo mpamvu umuntu wese dusaba umuntu wese wumva yuko ubumwe bw'abanyamurenge arizo mbaraga araza dufatikanye. Ndabizi ko hari benshi bari bategereje uyu muryango tutatangizanije twandika hano ariko biteguye kujoininga. So abanyamuryango ni benshi dufite bagiye bamagana ibyo bintu ariko twari tutaratangira uyu muryango. Rero kuba tuwutangiye ndatekereza ko bazajoininga ari benshi kuruta uko byari bimeze. Ariko urubyiruko cyane rufite ijambo rinini ndetse no kwifatira ibyemezo no gufata no gutanga ibitekerezo byabo bijanye n'igihe. Naho ibihe by'amacakubiri no guhahazwa no gutwarwa mu buryo budakwiye, ibyo ngibyo urubyiruko twese ntabwo tubyemera. Rero ndatekereza ko urubyiruko turi kumwe 100% kuri ibyo muri iyi Banyamulenge Mutuality ubumwe Canada. Ikindi nokongeraho ku buyobozi kuri bagenzi bacu batangiye kino gikorwa, twakomeje kuganira byimbitse tuza kumva yuko tugomba natwe kuyita izina rimwe n'iryo bayise kugira ngo dushobore kuba twagera ku ntego zigaragara mu bwoko bwacu. Twakomeje kugenda dukora ibintu bitandukanye ariko gukorera mu bumwe nka Banyamulenge Mutuality ubumwe bizaduha imbaraga zo kugira ibintu byinshi tubasha kugeraho. Murakoze. Yego Bwana Perezida Joseph, bihise binzana kuri iki kintu, muzakorana mute nyine na Banyamulenge Mutuality ubumwe USA? Murakoze cyane, dore ko rwose izina na rimwe gusa dutandukaniye ku gihugu, ndetse mugabo winjiye n'imbere usanga n'intego ari zimwe, n'akarusho dore ko duhuriye ku izina ry'ubwoko bumwe bene Kanyamurenge. Imikoranire yacu mu by'ukuri nibaza ko nta mbibi, kuko kiturangaje imbere rwose ari ugusenyera ku mugozi umwe. Wenda akabarore wenda nabaha mu minsi yashize mwabonye ko habayeho n'ubufatanye rwose mu bikorwa byo kwibuka cyangwa gutabara abantu bacu mu bihe barimo mu gihugu tukomokamo cya Kongo. Ngira ngo mwabonye ubufatanye bwacu bwari bufite akamaro, aho twashizemo imbaraga zacu hamwe bikagira icyo bitanga, ndetse bene wacu
bakaba barahawe nyine akanyamuneza mu bufatanye bwacu bwa Mutualite Ubumwe USA ndetse na Canada. Bityo rero imikoranire yacu izaba ya bugufi cyane kuko izo dusangiye ari byo byinshi. Ndibaza wenda naba pini yaho ngaho. Murakoze cyane. Hariho umuntu ushobora kuba dukurikiye ubu nyine ntashobora kwibaza ati aba bagabo baciye mu bwoko hano muri Canada mutuye? Ntabwo ubwoko bucitsemo ubu ngubu, hariho abagize uruhare mu gucamo ubwoko niko navuga, ahubwo turi kugerageza uburyo twongera guhuza ubwoko. Iyi ni inzira imwe yo guhuza ubwoko, ntabwo ari inzira yo kubucamo, kuko ngira ngo nibutse n'abantu ku bijanye cyane cyane no kuri tere ko babigizemo uruhare na n'ubu akarengane gakomeje kajanye n'ubwoko bwacu. Turabizi, twabanje kugendera mu binyoma, ariko ubu nyine bimaze kuja ahagaragara. Rero twebwe ico tugendeyeho ntabwo Banyamulenge Mutuality ari parti politique, ni Mutualite izazi ikora ico Mutualite zikora, ntabwo izivanga mu mpamvu za politiki. Ico tuzibandaho cyane mu ngingo baduhaye hano n'ubundi ni ikiganisha ku bumwe bw'Abanyamulenge bose. So abatekerezaga yuko cyangwa se abashobora gutekereza ko ari ikiducamo, nobabwira ko atari byo, ahubwo ari ibishobora kuduhuza. Nongereho kino kintu mvuga ngo n'abandi bose bari barayobye, ntabwo tuvuga ngo baraciwe, ntabwo Mutualite zica abantu, ahubwo irabiyegereza. Nibaze dufatikanye duteze Umunyamulenge imbere. Murakoze. Yego, iki kibazo ndifuza yuko mugisubiza mwembi uko buri wese abyumva. Niki abanyamuryango b'Abanyamulenge Mutuality Canada bagomba kwitega? Murakoze cyane n'amakuru. Nibaza ko inyota cyangwa se ico na rarikira bavandimwe muri rusange b'ubwoko bwacu hano muri Canada Abanyamulenge, nuko mu by'ukuri intego y'uyu muryango ari ukunga ubumwe bwacu ndetse gufatikanyiriza hamwe dusenyera ku mugozi umwe mu bibazo bitandukanye. Dore ko hambere hose hagiye harangwa mu buryo nyine bwo gucamo abantu bashingiye ku mpamvu zabo bwite. Inzego zagiye zibijamo, ugasanga kuko mugenzi wanje arabivuze, bagiye mu nzira za politike zidafitiye abanyamuryango nk'ubwoko inyungu, ntibarebe ibibafitiye akamaro, haba mu bibazo z'ibanze abantu bakagombye kureba uburyo babikemura bafatikanyije, ahubwo ugasanga noneho bahatanze urubuga mu buryo bwo guha urwuho icabacamo, ndetse bigiza kure agaciro k'Ubunyamulenge kuruta kukiyegereza kugira ngo abantu barushe gusenyera ku mugozi umwe. Dore kuko mu by'ukuri ico dusangiye ari cyo gikuru, ari cyo kinini bwa bumwe bwacu, kuruta ico twapfa, haba ari hano mu gihugu ca Canada turi ndetse naho dukomoka mu gihugu cacu gakondo. Hagiye hagaragazwa n'uwo mwuka mubi wo gucamo abantu, baba ari ababyeyi, imiryango, bagenda bereka inzira zitari ngombwa, ndetse n'abatabazi muri rusange. Murabizi ko twagiye tunabibagezaho na mbere kose duharanira yuko abantu bose bofatwa kimwe, bagahabwa agaciro kimwe nk'Abanyamulenge, kuruta amatsinda n'uruhare abantu baba babarizwamo. Ibyo rero mu by'ukuri akaba ari cyo twababwira yuko ari naco dusonzeye yuko tukigeraho vuba,
kandi ari nawo mutwaro dufite, kandi twizera ko mu by'ukuri tuzabigeraho cyane kugira ngo turusheho gutsinda sekibi abibza amacakubiri ndetse n'urwango n'ubusumbane mu bwoko bwacu, dore ko kera kirazira mu bwoko kwari kuba hamwe, rwari urukundo, kwari gusangira akabisi n'agahiye, aricyo mu by'ukuri twongera kubyutsa mu bumwe bw'Abanyamulenge haba hano muri Canada ndetse no hirya no hino, kugira ngo ubumwe bwacu burusheho kurangwamo n'amateka meza, twigizayo agatotsi kabi katokoza umuco gakondo wacu. Murakoze. kuko wari uvuze ngo tubivugeho twese, nyakubahwa perezida yaragerageje kubivuga. Rero icyo nakongeraho ni uko nshaka kubwira abatwumva bose ko Banyamulenge Mutuality itaje kubera Abanyamulenge ikibazo, kandi tubivuge ko nta mwanzi dufite mu bwoko bwacu. Hariho abafite systeme igendera ku buhake n'ibindi byose, ariko icyo dushaka kubabwira ni uko twebwe tutari, nta mwanzi dufite. Icyo dushaka ni ugutera imbere, tukagira gakondo yubashwe kandi igendera, abantu bacu bagira amahoro kandi batekana. Ikindi novuga abantu bagomba kwitegura, cyane cyane abanyamuryango bacu, ni uko imvugo ariyo ngiro, tugomba gukora cyane kugira ngo twiteze imbere, kandi ikindi congeye kugira ngo tubashe kugaragaza umusaruro. Nimba tunenga amacakubiri, twebwe tugomba kugaragaza ubumwe bwa cyane, tugomba kugaragaza gukora kuganisha ku iterambere, ndetse n'ibibazo ubwoko burimo ndabizi ko bizoshira vuba, ariko tuzaba aba mbere no mu kugira ngo twubake igihugu cyacu. Tugerageze gukora, atari ukuvuga ngo gukora muri Mutuality gusa, ariko no gukora twese twiteza imbere kugira ngo dushobore kuba twagira icyo tumarira akarere dukomokamo. Murakoze. Asante sana, murakoze cyane. Sinzi wenda namba hari icyo naba nibagiwe, hanyuma tugere ku musozo w'uyu mwanya w'ibibazo. Mu by'ukuri ndibaza ibyibanze kuri uyu munsi byari ibyo, tugira ngo mu by'ukuri tubashimire cyane. Sinzi niba hari ikindi wenda mwaza kongera kuza gusorezaho, ariko ngira ngo wenda nungira ijambo wenda mu buryo busa naho buziguye, yuko ubwoko bw'Abanyamulenge cyangwa se uyu muryango, abantu twaharaniraga igikorwa cyo kuba abantu bakorera mu bwisanzure, badateze mu by'ukuri, yaba ari amabwiriza ayo ari yose yaba aturuka hanze kubw'impamvu z'abantu mu nyungu zabo, aricyo uyu muryango w'ubumwe cyangwa se Mutuality ubumwe, twizeza ko mu by'ukuri uwo muco uzagenda ucika, kugira ngo abantu, kuko mwabyumvise zimwe mu ntego, uyu muryango ndetse n'abawugize bazakomeza gukorera mu bwisanzure, haba mu bitekerezo no mu bikorwa, hatabayeho igitutu cyangwa se impamvu runaka ziba ziturutse hanze ari hose. Akaba ari nayo ntego twizera yuko mu by'ukuri uyu muryango bizawubera inkingi kugira ngo urusheho gukomera, ndetse n'ubwoko muri rusange turusheho kugera ku kazoza keza ejo hazaza. Murakoze cyane. Sinzi niba wenda hari ikindi wenda mwumva wenda cyangwa mugenzi wanje yakongeraho, ariko tukaba tubashimira cyane. Icyo nshobora kongeraho ni kimwe, nuko nshaka kwibutsa abanyamuryango bacu ndetse n'ubwoko bwacu muri rusange ko nta wundi muntu uzadukiza atari twebwe.
ikindi mvuga nta wundi muntu uzatuvugira tutivugiye, kandi ikindi nshaka kuvuga nta wundi muntu udukunda tutabanje kwikunda. Ni ngombwa ngo dushire amaboko hamwe, twiteze imbere, dukora icyo tugomba gukora muri byose, ari twebwe bihereyeho, kugira ngo nimba hari n'undi muntu ushobora kugira icyo yatwumva ariko abanze yumve ko twabanje gukora. N'abavuga bavuga ko Imana izifasha uwabanjije kwifasha, tutarabanza kwikorera, ntidutegereze ngo agakiza karava ku wundi. Murakoze. Murakoze cyane rero abari badukurikiye. Twari mu muhango wo kumurika Banyamulenge Mutuality ubumwe mu gihugu cya Canada. Hanyuma rero tubifurije amahirwe n'imigisha ubuyobozi bwa Banyamulenge Mutuality ubumwe muri Canada bufunguye imiryango ku mugaragaro. Ahasigaye rero abakeneye kuyoboka umuryango wabo wa Banyamulenge Mutuality ubumwe, mwumvishe ubuyobozi, mwobegera mukabagana, mukorera ubwoko. Harakabaho Abanyamurenge, harakabaho igihugu cyacu cya Kongo. Tubonane mu biganiro by'ubutaha. Iyi ngiyi yari One Africa TV. Njyewe nari Professor Rutikanga, ambasaderi w'Umurenge, ambasaderi umwe rukumbi. Ciao ciao.